mu rukundo rwawe. Ntabwo rero Imana yakunze abamaze kubatizwa n'abamaze kugira inshingano. Urukundo rw'Imana rumeze nk'izuba, rumeze nk'imvura igwa mu mirima y'ababi n'abeza. Ntimuzirukane abantu. Ageze ku rusengero inzoga zimujyanamo, kuko bari bazi umutima w'Imana. Abadiyakoni bamubonye, buriya umusinzi yinjije hano, icyo nzi mwamwirukankana n'amahiri, ti protokole sohora dayimoni irukankana. Wese ko babigenje, bo baramufashe uwo musinzi, babonye yinjiye bavuga ati ntawamenya inzira z'Imana, ni mumufate. Ndagutsaba abana b'Imana kera, ndagutsaba abana b'Imana tugeze mu ijuru. Ubu turi bo none, ubu none turi ndi umwana w'Imana. Dukizwa rimwe ariko twezwa iminsi ngahe yose. Tugira abantu b'imfura n'abinyangamugayo n'abavuga neza. Muzababwire muti baratubwiye ngo amanota bafatiraho ntimwayabona, birasaba ko Yesu ashyiraho aye. Nuvuga ngo inota zituma tujya mu ijuru ni Yesu ugomba kuryongeraho. Gukiranuka kwawe ngo ni nk'ubushwambagara imbere y'Imana. Haleluya. Imyambaro yose ahiva ikajya ikeneye kumeswa. Murakoze cyane ku batanzi. Nitwa Emmanuel Wambaje, nkaba nanjye nagira umugisha wo kutubana muri kino giterane. Ubwo bakiraga abashyitsi ntabwo nari hafi, nari mu nama nayo kandi iyobowe n'umushumba w'iri torero ryacu, itorero ADEPR. Ubwo rero abayobozi bakomeza kumubwira bati twohereza umwigisha, ababwira ko aza kumwohereza. Aho twari turi mu nama bambwiye ngo ningera hano baramutse kandi nawe yazaba hari, mwanyera bamukakira indashyo z'umushumba mukuru w'itorero, nabo twe kumwe mu nama bose. Murakoze cyane. Bishobora kuba hashize umwanya muri kumva indirimbo n'ijambo ry'Imana, birashoboka, ariko muri umwanya muto usigaye ngo dusoze, unyime dusangire ijambo ry'Imana nk'uko ryateguwe, tunasengeremo. Tugiye gusoma mu rwandiko rwandikiwe itorero ry'Ikolosayi, igice cyawo cya mbere ni umurongo wa 20 kugeza 23. Ngira ngo ahari niho, ngira ngo ntabwo nibeshye. Niyo nsanganyamatsiko kino giterane tunitegura Pasika. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 20 tugeze kuwa 23. Haravuga ngo kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose ari byo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Namwe abari batatandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Niba muguma mu byo twizera, mwubatswe neza ku rufatiro, mutanyeganyega kandi mutimurwa, ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise, mwabwirijwe baremwe bose bari munsi y'ijuru, ari bwo jyewe Pawulo nahindukiriye umubwiriza wabwo. Amen. Murakoze cyane. Kino giterane gifite insanganyamatsiko ivuga uburyo cyo Kristo yiyunze n'abantu n'ibintu bw'amaraso ye yatanze, binatwinjiza muri Pasika twitegura mu minsi iri imbere. Muri make no kuvuga icyo Yesu yakoze kugira ngo tube turi hano. Icyo nshimira Yesu nuko ntiyabikoze ngo abikore rimwe agende birangire, ahubwo n'uyu munsi n'aka kanya aracyabikora. Hari ikintu umuntu akora rimwe kikaba kirarangiye, ariko muri kino giterane hano harimo ibyiciro bitatu by'abantu baje guterana cyangwa dukurikiye. Hari abantu nk'uko umushumba Rene abisomye, hari abantu babihagazemo neza. Ibyo nyine Yesu yakoze amaze kutwunga n'Imana, ahamagara abandi bantu bameze nka Pawulo. Pawulo yavuze ngo natwe yaduhamagaye kugira ngo tubunge n'Imana. Buriya impamvu tuvuga ubutumwa bwiza nuko
ibi bintu bikora, ubutumwa butavuzwe abantu bakaceceka bakabireka, ntabwo nyine ni ukuvuga ngo bitavuzwe, kuko iyo usomye Bibiliya usanga umwuka wera aherekeza ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga rero ngo hari abantu bari hano muri iki giterane, ubwo bwiyunge Yesu yakoze akatwunga n'Imana kubw'icyaha cyari cyarabaye, tumaze kumwizera twihana ibyaha byacu tugendera mu rukundo rw'Imana. Aba bantu harimo abantu bakibihagazemo neza, ariho uyu munsi babihagazemo neza. Hari aba kabiri bagenda bagwagwana. Hari umuntu ugeze arambaza ati se iyo umuntu yakijijwe hanyuma akagenda agwagwana atakaza kuba umwana w'Imana? Buriya nta umuntu aba umwana w'Imana rimwe. N'abana tubyara nta muntu ubyara umwana inshuro ebyiri, umubyara rimwe akaba umwana wawe. Indi myitwarire aza kugira uko yaba imeze kose ntabwo imwambura kuba umwana wawe, ahubwo ahabwa irindi zina, bamwita umwana w'ikirara. Dufite abantu rero bararutse, Imana igira abana bayo bararutse, bagiye gusangira n'ingurube. Bibiliya yerekana ko hari umuntu wabyaye abana babiri, umwe aguma mu rugo undi aragenda. Uwagiye rero yitwa ngo ni umwana w'ikirara, yasabye ibya se ajya gusangira n'abasinzi n'abagizi ba nabi. Uwo mwana yitwa umwana w'ikirara. Ariko icyerekana ko atigeze atakaza kuba umwana, yatakaje ubusabane. Uri umwana ariko utagisabana n'ababyeyi bawe, ariko sitiri uri umwana. Niyo mpamvu niyo umuntu yatashye baravuga ngo afite ababyeyi, kubera ko ibyo wagiyemo byose uri umwana w'Imana ariko watakaje ubusabane n'Imana. Umuntu akibaza, none umuntu aramutse yaravuye mu buntu bw'Imana akagwa agafata aragaruka, bigenda biti? Ubwo nyine ubwo igisubizo kirahari nacyo, ni ukwibaza wa mwana wagiye gusangira n'ingurube yagumayo agapfira iyo. Ariko twibutse ko umwana ngo yageze igihe yisubiramo. Kino giterane rero kigambiriye gufata umuntu ugwagwana kwisubiraho, akavuga ati ibi bintu n'ubundi ndi umwana w'Imana, nubwo nsangira n'ingurube, nubwo ngenda nabi, ariko mfite iwacu. Icyanejeje muri iyo nkuru y'uwo mwana watakaje ubusabane bwe na se, nuko yagiye kwaya ngo umutungo se yari yaramuhaye, amaze kumara ngo n'ibyo asangira n'ingurube arabibura, arangije aravuga ngo reka nsubire iwacu. Ikintu kinezeza muri iyo nkuru nuko yamenye ko iwabo habaho. Mujye mubwira abantu bavuye muri ibi bintu, ntimubemerere ko mubibagize iwabo. Mubwire uti nubwo witwara gutya, ariko burya hari umunsi mu ijuru bakwanditse, hari umunsi wakijijwe, nubwo warindagiye ariko Imana yo iracyakuririra. Umuntu wese ufite umwana wamunaniye abarira, amasengesho ntajya ahagarara n'agahinda ke. Niyo mpamvu uyu mwana yisubiyemo ngo yagarutse kwa se. Noneho we atekereza ko ubwo yataye ubusabane na se akanamuhemukira, ubwo ngo yatakaje kuba umwana wa se, ntabwo yiza bitakaza. Niyo mpamvu se yamuboneye kure, arangije ngo ibyishimo biramwica, aramuhobera arira, ategeka ko bamwambura imyambaro y'ubushwambagara, akoresha igitaramo cyo kwishimira umwana, abaga ibibyibushye. Noneho rero umwana yari yaje yivugira ati njyewe nakoze ibi byose ntacyo nasize ndakoze, ariko nari ngarutse ngo unyihera akazi, njyewe ndashaka kumpa akazi, ibyo ku mwana byarashize, ntabwo byari byararangiye. Kino giterane rero, haleluya, umuntu wese ubasha kuba kino giterane cyateguriwe abantu batatu, cyateguriwe abantu bakibahagazemo ngo be kubivamo, cyateguriwe abandi bantu babivuyemo ariko barigeze bavuka ubwa kabiri, isi ikabatwara ibirara bikajyana abo bana bacu. Aba gatatu rero ni abatarigeze bavuka ubwa kabiri, ubwo ni batatu gusa. Hari ubihagazemo ukiri mu rugo, ariko nawe ufite ikibazo. Uyu wo mu rugo ubona atarababajwe na murumuna we wagiye. Buriya ntitujya tumenya ukuntu Imana itekereza abantu baguye. Umuntu mwasenganaga, umuntu mwabanaga, iyo utakimubona kuki uryama, kuki wumva ntacyo bivuze, bikivuze ku Mana. Niyo mpamvu niba ari umuntu uzi, ujye umwohereza mesaje, uhereze mesaje umubwira uti nubwo ugenda gutyo
imana iracyagutegeye amaboko, imana iragushaka. Ntimukicare mu giterane ngo tunezezwe n'abantu babasha kwinjira mu rusengero, twirengagije abandi bantu batajya bahakandagira. Ubwo abana mu rugo namwe mwebwe mwumva nta kibazo, mwibuke ko uyu mwana wo mu rugo yabonye muri umunaje ntiyishima, ahagarara inyuma y'urugo arira ngo yuko batamuhaye ikimasa. Mbese ubu hari abantu bajya bibaza ibintu Imana yabimye, ntibibuke ko kuba umwana nta kibiruta. Ese aramubwira ati kuki utinjiye mu kirori nk'abandi? Aravuga ati nza gukora iki? Dore nahereye nkora, sinsiba iteraniro, sinsiba burakeye, sinsiba nibature, mpora mu bintu byose, natanze ibyanjye, ntabwo uranshimira. None aramubwira ati se nagushimiraga gute kuri umwana mu rugo, ibyo byose ari ibyawe? Ngo warambagiye akamasa, ngo none kiriya kirara cyawe ngo kiragarutse. Kutishimira, kutababazwa n'abandi bantu bagiye. Hari ikintu cyantangaje aho maze iminsi nkora ndi gukorera mu ntara y'amajyaruguru, ariko najyaga ndanakorera mu ntara y'uburengerazuba. Tujya dukora amasengesho buri kwezi. Iyo tuyakoze rero turarika abantu bose tutitaye ku bintu byose abantu batekereza. Kubera iki? Abantu bakaza rero, abantu bakajya baza, ukabona abantu batajya bajya no mu rusengero, bakumva igiterane bakaza. Baza ukabona harimo abantu barakaye, bati iteraniro ryacu bagiye kuryanduza, iri ni ry'abamarayika, none tubonye abantu badasa natwe, batambaye nkatwe. Batambaye nkawe, badasa nkawe, wowe uri iki? Wowe usute? Wowe umeze gute? Umuntu muzabona yemera kuza akaza uko ari, barambwira ariko ngo ntabwo wumva ko iteraniro riba ryandujwe nande? Uno umuntu badasanzwe bamenyeranye, batazi, udasa nkabo, utarya nkabo, utambaye nkabo. Narababwiye ngiye kubabwira ukuri utari muzi. Iyo usomye 3:16 muri Yohana haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, niko handitse ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. None ndababaza, Imana mutanze ryari? Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, turaba duhagurukiye. Imana yakunze abari mu isi ryari? Ndongera namubaza, wowe yagukunze Imana yagukunze gihe ki? Buri Imana dukunze tutabatije, habe nayo ku gahanga. Yesu yapfuye mwese mutaba hano, iki kimanza kitahaba, utaba muri korali, nta gaburo ryera, utazi aho baca, agukunda urukundo, ararukunda, arangije aruterekaho, arindiriye ko muri byavuze ngo nisanze mu rukundo rwawe. Ntabwo rero Imana yakunze abamaze kubatizwa n'abamaze kugira inshingano. Urukundo rw'Imana rumeze nk'izuba, rumeze nk'imvura igwa mu mirima y'ababi n'abeza. Ntimuzirukane abantu. Njye nababwiye ngenda ngo umupase, nababwiye ngo Yesu yansanze muri itorero ADEPR, niho twahuriye. Ariko nje ubutumwa mfite ntiburi limite, ntibufitira imbibi. Ubutumwa mfite bufitiye icyizere, bubasha gukiza umuntu wese, butitaye aho asengera n'aho ava. Iyo tugize iyo mitekerereze rero baravuga ngo nawe yaraguye disi, ngo kera ari umurokore, none yaraguye. Noneho dukoze amasengesho dusaba umwuka wera. Iyo twasabye umwuka wera, narahano mu masengesho y'iminsi 5, turavuga tuti umwuka wera hari abantu bazagira ngo ni amateka, reka tuwusabe. Duhamagara abantu batse umwuka wera, habonekamo umuntu udasa n'abandi, nawe irawumuha. Iyo umuhaye baravuga abantu ariko uyu we uyu si wo umwuka yuzuye, ndise ni ikibazo cyafite, ntagasa natwe. Iki kibazo ariko ntagarurwa no mu itorero rya mbere. Itorero rya mbere ntabwo Imana yavuze ibintu byose. Kuri Pentekote bari abagabo b'i Yerusalemu bahawe umwuka wera, bari intumwa za Yesu 120. Uyu mwuka Imana yaduhaye ntago ni umwuka wanduranya, ufata n'abadashaka n'abatabizi akabafata. Umwuka wera si umwuka wacu, ni umwuka wera kandi umwuka Imana iwutanga. Petero agiye kubona, abona kwa Koroneliyo umuntu w'umunyedini, niko yavugaga ngo yakunda Imana, agakunda Imana, akagira umuntu bwinshi, ahabwa umwuka wera. Noneho kuko Petero atazi umutima w'Imana, kutamenya umutima Imana igira,
Imana idufashe mu kino giterane mumenye umutima w'Imana. Umutima w'Imana, Imana irenze imbago zacu, irenze imbago z'imico, irenze imbago z'itorero ryacu. Iri torero turimo ni itorero navukiyemo, ariko amateka dufite byavutse mu 1940. Ubwo imaze imyaka 86. Rero nakakubaze wowe uvuga ko Imana ari ya ADEPR gusa, ariko ndabizi hariho biza kugusha, ako nta kundi nabigenza. Ukuri ni ukuri. Niba Imana ari yacu gusa, kuba byemera gutyo, twibaze itorero ryatangiye muri 33. Ubwo ni ukuvuga ko ADEPR yageze mu Rwanda itorero rimaze imyaka 1900 ribaho, udahari n'iridahari. Iyo myaka yose abakizwaga nitugera mu ijuru bazaba baragiye mu itorero baciye mu ijuru, baciye muri itorero. Icyo nzi bazajyayo, ariko ntibaza baciye iwacu, baza baciye ahandi ntazi. Yohani Patimo agiye kubona abona bagezeyo, aravuga ati se bari abantu ni bande kandi baturutse. Ikibazo cyiza, baramusubije bati bari abantu ubona bavuye mu moko angahe yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose. Ikintu kimwe icyo biti kita rusange, abizi imibare. Hari umubare wazaga twari dukora imibare, noneho ugashyira umubare umwe uza kuyikuba cyangwa uza kuyigabanya igahinduka umwe. Abo Mushumbarine wabaye mwarimu cyane arabyumva, mfite imibare myinshi igera iriya. Bavuga ngo ushaka umubare umwe uza gukuba iyo mibare imwe n'umwe, cyangwa umubare wagabanywa. Mwarabyize abize muri ubwo buryo. Baravuze ngo abo bantu ikintu bahuriyeho bameseye ni ukumesa gusa. Ibiki? Ibishura byabo mu maraso yande ya Yesu, nta kindi babazwa. Barameshe, saho baturuka, suko basa, suko baresha, saho basengeye. Umuntu wese uzamesa igishura cye muzamubona mu ijuru, mutarasenganye nawe, mutamugira, muzamubonayo. Noneho hari n'abo tuzasanga mu ijuru batagira idini, nabyo mwe mubyiteguye. Hari abantu muzasanga mu ijuru batagira idini, batagira n'umurimo n'umwe, nta murimo n'umwe bakoze. Igorogota hari abantu batatu, hari Yesu n'amabanda abiri. Iyo nkuru ni inkuru n'ubundi ijyanye na Pasika. Ayo mabanda abiri rimwe riravuga, ribwira Yesu riti, numvise bakuvuga kuri umwana w'Imana, banabikwanditse hejuru. Niba uriwe koko, ikure hano natwe udukureyo. Yesu yuvuze gutyo, Yesu nta kindi yavuga, araceceka. Ko umuntu w'ikigoryi ntabwo umusubiza. Hari umuntu wavuze ngo uzavuge nubona kutavuga hari icyo byamara. Yesu yavuze ngo niba ngombwa udashijeki. Yesu aravuga ati uyu nguyu ntacyo namusubiza. Amwe ngo niba koko umwana w'Imana, ikura aho ngaho natwe udukureyo. Irindi bandi rivugira Yesu ntabwo ryahise ribwira Yesu, ryabanje kumuburanira. Riravuga ati wabandiwe mugenzi wanjye, kuba tubambwe ni ibyaha twakoze. Se ko biza ati none kuki ufata uyu mukiranutsi ukamushyira muri kesi imwe natwe, kuba bambye ujya uravuga ko yibye, kuko turabicanye tubambwe kubera kwicana tuzira ibyaha byacu. Arongera yibwira Yesu ati Yesu rero ngenda kuzi nubwo ubambye hano, ariko uri umwana w'Imana kandi uzagaruka. Yaramubwiye ngo sinde ugusaba ngo umanure ntahe, oya ntabwo nkubwiye ngo nkure ku musaraba, ariko ndakwisabira ngo muri bwa bwami nugaruka uzanjyane mu bwami bwanjye bwawe. Yesu yamubwiye ngo ujya kubatizwa, yagiye kubatizwa. Yamubwiye ngo mu kanya turabana muri paradizo y'iki? Y'Imana. Imana ifite umutima wagutse urenze uko utekereza wowe. Abantu bose muza gucaho n'abari mu kabari hano mu migino, nimubabona mumenye ko ikiguzi cy'amaraso ya Kristo nabo n'abakandida barishyuriwe nabo. Kandi nimukajye mubatuka, kuko nawe niko wari umeze kera. Buriya nubwo mubona bagenda kuriya, nawe niko wabayeho, unywaga iza yose, wari umeze nabi. Hari abadiyakoni ba kera, hari ikintu kiza bakoreye data umbyara. Data yari umusinzi, niwe wabimbwiye, na mama arabimbwira. Yangaga inzoga za yose, kandi akazinywa. Yajyaga ahinga urutoke, nibyo yanyibwiriye, ruvamo inzoga. Yarangiza akazijyana ku kabari, akababwira ati inzoga ntimuhe amafaranga, nzajya nzinywa kugeza izarangirira.
agahaho n'abandi, ukwezi ugashira yongeye gushaka izindi. Noneho aho akabari kabaga habaga n'urusengero, byari bituranye. Umusinzi rero yararaga mu kabari akaza mu gitondo, ntabwo yajyaga ataha. Mu gitondo atashye zimushizemo aca ku rusengero rw'abarokore. Ageze inzoga zimwinjizamo, kwa kuntu ni umuntu udakaraba, ni umuntu uyogoshesha, ni wa musinzi wapfuye byarangiye umeze nk'umusazi. Ageze ku rusengero inzoga zimujyanamo, kuko bari bazi umutima w'Imana w'abadiyakoni. Bamubonye ureba umusinzi yinjije hano, icyo nzi mwamwirukangana n'amahiri, ti protokole sohora dayimoni tu irukankana. We siko babigenje, bo baramufashe uwo musinzi, babonye yinjiye bavuga ati ntawamenya inzira z'Imana, ni mumufate. Baramufata, aranuka, asa nabi, arivugisha, ntazi naho ari. Bamuha umudiyakoni wo kumurinda, aguma mu rusengero yivugisha. Ese yageze bahamagaye ngo baza gukizwa, ati abatsinzwe, ati pastor ndaje nanjye nje imbere yawe rusengero. Kuko bumvaga Imana, ubona wari umukandida w'urukundo rw'Imana. Baramwakira, baramusengera, ariko ko bazi ko afite ibicuma mu rugo, afite ibibindi, baravuga ati rero dushaka bajya kumurera uyu muntu, nubwo bitumurekuru. Inshuti ze n'abanyakabare n'ubundi arazisubiramo. Baramuherekeza, baramusengera, bahashyira icyumba, baramwogoshesha, bamugurira imyenda, ibibindi byose baramena n'imivure barajugunya, bamukorera izamu, baramugendaho. Ntibyarangiye akijijwe, birangira abaye umupasi w'urwo rusengero, ariwe wambyaye. Imana, ndashaka kubabwira rero ngo Imana ifite abantu batatu barebwa n'ikintu giterane. Hari abakibihagazemo, aribo bana bo mu rugo, ariko nabo badafite umutima w'impuhwe wo gutekereza abandi bantu, bumva kuba waramenye inzira ikuzana hano abandi bazarimbuke ntacyo bikubwiye. Dufite abandi ba kabiri biyoberanye, hari abishushanya muri twebwe, bakora ibyaha bakabivanga no guterana. Abo ngabo babashyira muri kategori imwe n'abandi bari bazi ukuri bakabivamo. Hakamo n'abandi batazi iyi nzira. Dore ukuntu bigenda. Iki kintu Yesu yakoze cyo kutwunga n'Imana, iyo umuntu akijijwe ari ubwa mbere. Muri byavuze ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga, ngubwo Yesu yinjiraga hehe muri njye. Iyo umuntu ageze mu rusengero ari ubwa mbere, iyo umuntu se yakire Kristo ari ubwa mbere. Kwakira Kristo ni ukumva ubutumwa bwiza, ukatura ko ukijijwe, ukera imbuto nyine. Iyo ukijijwe ari ubwa mbere, ibyaha byose wakoze tutitaye ku buremere bwabyo n'ubunini, usanga Imana yarabifashe ibishyira muri karaseri bita ubujiji. Niyo mpamvu Pawulo ari gushimira Timoteyo mu Rwanda Imana 12 yaramubwiye ngo nashimira umwami wacu Yesu Kristo ko yabonye ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we. Nubwo nabaje kuba umutukanyi n'umunyarugomo n'urenganya, yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Ndashaka kubwira ko abantu bafite amahirwe aruta yacu ni uwakizwe uyu munsi avuye muri iyi si y'ibyaha. Iyo yinjiye imbere y'Imana agapfukama, ibyaha byose yakoze byose Imana imufata ko yabikoze kubera ubujiji. Bivuze iki rero? Uwavuze iryo jambo ni umuntu wize. Pawulo ni umuntu wari warize mu kinyejana cya mbere, yari afite doktora muri duruwa. Ubibaza umuntu w'umudogiteri mu mategeko, bakavuga ko yari afite se wishoboye, amujyana mu mashuri meza, avukana nationality ebyiri, agira kuba umuheburayo kwa Benjamin, yongeraho no kuba umuroma. Izo nationality ebyiri yari umuntu udasanzwe. Ariko nubwo ameze gutyo ntiyarazi Yesu. Avuye kwiga mu ishuri nyine byigishaga amategeko, ahabwa akazi mu rukiko mpanabyaha ruburanisha abantu bakoze ibyaha by'idini rya Kiyuda. Yavuye ku ishuri araza abona akazi. Amateka akavuga ko Pawulo ashobora kubangana na Yesu ku myaka, imyaka Yesu yari afite niyo Pawulo yari afite. Mbese igihe Yesu yavukaga na Pawulo icyo yavukiyemo bajya kunganya imyaka y'amavuko. Ariko kubera amateka ya Yesu na Pawulo ntibizi, Yesu ntantu yabaye umunyegalilaya. Pawulo we yize nyine abo bantu bakomeye, yigana n'abantu bakomeye. Ariko aje rero bamuha akazi, asanga inkuru ishyushye ihari ni y'abantu bitwa ngo nabigishwa ba Yesu. Bamubwira ati dufite ibirara hano, abantu badutse ejo bundi twishe shebuja, none hadutse abandi. Bamuha akazi wo kujya gukurikirana no gutoteza itorero ry'Imana. Agiye kuritoteza
ahera mu giterane kinini cyane cyane mo Stefano w'umudiyakoni, bamwicisha amabuye, imyenda bayiha Pawulo bati iyi myenda urayidufasha twice aba bantu uri kuvuga Yesu. Amateka agaragaza ko igitero cyagabwe kuri Stefano cyari kiyobowe na Pawulo kuba akazi yari yahawe, ariko Stefano nk'umuntu ufite umutima w'Imana yahise avuga ijambo dukwiye kujya tuvuga. Baba nimwe twita abanyabyaha bajya mukorana guhita abapagani batazi Yesu. Yavuze ijambo ryiza, yaravuze ati mwami aho njya ndahazi, nibyo nakiriye ndabizi, ariko aba bantera amabuye ntabwo bazi icyo bakora. Umuntu utazi icyo akora rero aba ari iki? Umuntu utazi icyo akora ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ubwo yari asengeye nde? Umuyobozi w'igitero. Yari asengeye nde? Pawulo. Imana avuga ati yizire mu ijuru, icyo bakora ntibakizi, ariko humura nabo bazamenya icyo waziraga, bamenye iby'agakiza. Pawulo akijijwe rero agiye gushima Imana ahuye na Yesu ko bahuye murakuzi, yabwiye Timoteyo umuhungu yabyaje ubutumwa bwiza, aravuga ati nuba mfite ishimwe tirese papa wanjye, ndaryandika ndibushyire muri Bibiliya mu rwa mbere bukwandikire igice cya mbere mu rwa 12, mfite ishimwe rinyuzuye umutima, ati ndashimira umwami wacu Yesu Kristo, haleluya, kuko yabonye ko ndi kwizerwa akangabira umurimo we. Mubanze yangabiye umurimo we, ariko avuga ibyabanje. Nubwo nabanje kuba umutukanyi nkaba n'umunyarugomo, Imana byose yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Subiremo, ibyaha byose abantu bakora batazi Yesu, umunsi bazinjira muri Kristo Yesu bakabyatura, niyo yaba atarabatizwa, niyo yaba atagira urusengero. Niyo mpamvu tujya dusaba n'abantu bari kwa muganga, ukabona umuntu ntagakijijwe ntazi na Yesu, tuzamwuruheri zamuguru. Tumva rero nubwo ugiye gupfa n'ubundi ntacyo usigaje, mva nkubwire ni wature basi ko Yesu ari umwami. Hari igihe abona n'ubwo umubiri wamunaniye atakamve kubivuga, ndashaka azabivuga kimwe apfe kubivuga. Imana ishobora kumujyana mu ijuru avuye mu bitaro, atagarutse mu rusengero, atabatije, mwazajya mu bwami bw'Imana mukamusangayo. Niyo mpamvu mu ijuru bazatanga amazina mashya. Turaduha amazina mashya kuko ayina ahangaha yazatuma habaho intambara zidasanzwe, azaduha amazina mashya. Ndashaka kubabwira iki rero, iyo ni kategori ya mbere kino giterane. Abo kireba ni abantu Imana yakingurira umutima bakakira umwami Yesu, kugira ngo nabo baba abana b'Imana batsindishirizwe, kubera ko Yesu yiyunze n'Imana, atanga ikiguzi cyose bimusaba kugira ngo abantu bose bo mu isi babashe kwihuza nawe. Umuntu kandi waba uri muri amateraniro ashobora kuba yaje twamusengera. Kategori ya kabiri turi busengere, turasengera abantu bagenda bagwagwana. Dufite abantu bajya bavuga ko nta muntu n'umwe udakora ibyaha. Bari babwiye bati abantu bose bakora ibyaha. Hari n'inyigisho zitwa ubuntu butangaje, ubuntu bugeretse ku bundi, n'inyigisho z'abantu bayobye bavuga bati, dore iyo bagiye kuzigisha barakubwira bati ni hahandi nshaka gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere, n'ubundi amaraso ya Kristo ahora anyeza, reka njye nikorera ibyaha, nimugoroba amaraso yongera anyeze, nongere nkora ibyaha amaraso anyeze. Ariko kankubwire, umuntu ajya akizwa. Niba umuntu ajya akizwa, umuntu yakizwa, umuntu yavuze ngo narakijijwe nkurwa mu byaha, narakijijwe nkurwa mu byaha. Ni ukuri umuntu yakizwa akurwa mu byaha. Iyo umaze gukizwa rero, Yesu arakubwira ngo ntiwongere gukora icyaha ukundi, utabona ishyano rite ryari irya mbere. None se ko umuntu yaba adakora icyaha, yego mutandukanye gukora icyaha no kugwa mu cyaha, ni ibintu bibiri bitandukanye. Kugwa mu cyaha, hari umuntu ushobora kuba yambaye umwenda w'ubukwe aje hano, nigeze mbibona. Hari umuhungu umwe wagiye gukora ubukwe, nari nagutashye, yambara ikote ry'umweru risa n'akantu gapapuro neza n'inkweto n'amasogisi gutya. Noneho abantu bari muri protokoli bibuka yuko atariye, yamaze kwambara kositime. Nari mpari, ntabwo ni hano hari mu gihogeri, sinshaka kuvuga izina ryawe ngo bamwibuke, yambaye umweru. Protokoli bati ariko ni wariye, abandi bati nimumureke nibura rye akoreho rimwe. Ariko ubu inzara iramwica, agiye mu bukwe, yari ufite n'ibibazo byo ufite ubukwe, ufite n'ubukene, hajya utasinzira, urarubunza umutima, hoza kuvana ubushobozi. Bamushyira ubugari ku meza,
buriho n'inyama y'igufa nyine. Bati noneho basi atisa nk'uryaho, yibagirwa gushyira akantu hano mu ijosi kugira ngo ibigwa n'ibigwa bigwe kuri ako kantu. Kubera igihunga n'amasaha yageze, akojejeho rimwe ubugari bugwamo bigwa kuri ya myenda. Wumva imubayeho ibyo yabishakaga, urumva ari icyifuzo cye, ntiyabaye akirya ngo kahise kaba. Bati imujye gushaka imyenda mu mujyi, baramwirukankana, ibigo ntiyabiriye. Uwo rero ntiyahisemo kwitaho isosi, ariko nubwo bimeze gutyo sitiri yamuguyeho. Nubwo isosi atigeze ayijugunyaho, kubera yuko isosi muriho, ntaza kujya mu bukwe afite igizinga. Bibiliya iravuga rero ngo umuntu ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Ndagusaba abana b'Imana kera, ndagusaba abana b'Imana tugeze mu ijuru. Ubu turi bo none, ubu none turi ndi umwana w'Imana. Imana yambyaye, avutse ubwa kabiri, nakuwe mu byaha, mvuka ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ariko uko tuzasa ndikurerekanwa, icyo tuzi nuko ngo yerekanwa tuzasanga ko tuzamureba uko ari. Avuga ijambo ryiza nakunze ngo ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko nguwo aboneye. Urumva ni umwana w'Imana, ariko akeneye guhora areba imyambaro ye, kuko utejejwe ntabwo azabona iki Imana. Wa musore isosi yaguyeho, nubwo atabigizemo uruhare, ntidukeneye ko abiturataho. Urumva bose nabishakaga, nagiye kubona mbona bimbayeho. Byakubayeho, ariko ntabwo winjira mu bukwe ufite amasosi ku ikoti. Niyo mpamvu dusaba ko abantu mudakwiye guplanifiya icyaha ngo ukore icyaha nkana. Biravuga ngo iyo umuntu akoze icyaha nkana ngo nta kindi abasigaje keretse kwicira ku iteka. Ariko nanone ngo nituva ko tutagira icyaha tuba tubishye. Ni ikihe cyaha bavuga tutabeshye? Nitutemera ko twanduye turabyandike ngeye. Niyo mpamvu umuntu akeneye kwezwa. Dukizwa rimwe, subiremo, dukizwa rimwe, ariko twezwa iminsi ngahe yose. Ubwo rero icyiciro cya kabiri ni icy'abantu bafite amakositime, bafite amakanzu ari ibizinga. Ntabwo imodoka iragucaho, imvura yaguye, ukabona umuntu akubise igipine mu isayo, ugasanga utayiha ibyondo. Ariko nubwo utabishakaga, ntiwajya gusaba akazi ngo winjire muti bitese, ati muranza mumbabarire, ati imodoka ntayiha ibitaka, reka da. Usaba guti mureke, urabahamagara uti mpuye n'akabazo ndaza ndizi. Niyo mpamvu nta mukristo ukwiye kurarana ibyaha. Ibintu byose byakubayeho uramaze kumenya ukuri, ukwiye kusaba Imana imbabazi. Ariko nta mukristo ukiri muri iyi nzira wicara ngo njyewe yo kwita cyanjye, reka ninjye wivuga, sinzi iby'abandi. Njye ntabwo nakwicara mu nama y'abanyabyaha ngo twicarane mu nama ngo dukore ibyaha, dupange, tugambane, ngo nice muri iyo nama. Sinshobora, kareka mpamvu mbivuga ndi hano, uwo twicaranye mu nama azaza anshinje. Njye nicare mu nama y'ubugambanyi n'ubugome, sinshobora kuyicara. Narayicaye kandi kuko Zaburi ya mbere irabwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ndahagarare mu nzira z'abanyabyaha, nticarane n'abakobanyi. Ntidupfa kwicara, ntidupfa kurya, ngahuga amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Niyo mpamvu iyo umuntu akijijwe ahita arya imbuto. Hari imbuto z'umwuka wera, muri izo mbuto barya harimo n'urwo bita kwirinda. Ikivuga yuko uri umunyabyaha udatanya n'ibyaha ni uko utaga ibyirinda. Umuntu wese utirinda ibyaha ahinduka umunyabyaha. Kwirinda ibyaha mu mbuto z'umwuka harimo urukundo, ukugwa neza, ibyishimo, amahoro, kugira neza, n'urubuto bita iki? Kwirinda. Urumva uwo muntu kuko yari yambaye ikanzu, yari yambaye ikositime, yagombaga kurya, ariko akavuga ati kositime yanjye y'ubukwe yagwaho iki gisosi. Kositime akabanza akayibika, n'ishati akayibika y'ubukwe, akateganya ko hari igihe yakwandura. Uzajya ubona ahantu uri bwandurire, ujye wiporoteje, uzajya wirinda. Amasaha yagiye birumvikana, natinze korera mu nama, ariko nashaka kubabwira ngo amagambo atatu tugiye gusorezaho. Ijambo rya mbere ni icyo Pawulo yavuze, aho yavuze ngo Yesu yaritambitse. Kwitambika mbese yagiye akora icyo bita reconciliation,
aritambika. Amaze kwitambika, ikintu cyose, igiciro cyose cyasabaga ngo Imana itwemere arakishyura. Iyo usomye muri Yesaya 5:9 ntimuhasome, hari aho Imana yigeze iburana rwose. Imana iraburana, yaravuze ngo amaso yanjye ntiyahumye ngo nanirwe kureba, hanyuma amatwi yanjye ntiyapfuye ngo nanirwe kumva, amaboko yanjye ntiyamugaye ngo nanirwe gukora. None kuki udakora, kuki utadutega amatwi, kuki utatureba? Imana iravuga ngo ibyaha byanyu niyo byantandukanyije nande namwe. Bigaragara ko icyaha gitandukanya umuntu n'Imana. Hari icyaha rusange, cya kintu twakoze tudahari. Bembuze ko icyaha twakoze tudahari, iyo cyaha bajya bakita kwa padiri ngo ni icyaha bwo kukira, ngo ni icyaha cy'inkomoko. Icyaha bembuze ko icyaha twakoze tudahari tukakibarwaho. Icyo cyaha ni icyaha twakoze tudahari, ni icyaha cyakozwe n'aho dukomoka, cyakozwe na Adamu wa mbere na Eva. Igihe baryaga igiti nawe wari ukiriye, barya nawe warariye, kuko ukomoka muri abo bantu. Niyo mpamvu Yesu aje gucungura, yacunguye ikiremwa muntu, kubera ko gikomoka inkomoko y'icyaha. Mbese twese dusubiyeyo, reka nkoresha urwo rugero rworoshye, twese dusubiyeyo duturuka, musubireyo turebe aho tuza kurangirira. Mama akongera akagusama, ugasura mu nda ya mama, nawe akajya mu nda ya mama we, twese dusubirayo kwa kwisanga kwa Eva. Niko byarangira. Niyo mpamvu Yesu agiye gucungura, yaracunguye, aravuga ati ngenda acungura abantu, kuko Pawulo yaravuze ngo uko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Amfete kanje kubarimu, abarimu muri hano abigize bigisha n'abagiye kwiga, hari amanota bafatiraho kugira ngo umuntu yimuke. Hari igihe bafatiraho amanota. Twajyaga twicara tugakora examen cyangwa interrogation, ugasanga amanota twese twatsinzwe. Kandi iyo umushumba narabizi, iyo abana bose batsinzwe, abatsinzwe nde? Mwarimu uzi ko buriya Satani yasetse Imana. Satani yabwiye Imana ngo erega wa Mana we, ngo nubwo umuntu akoze icyaha, narakubwiye narwanye nawe mu ijuru, n'inahangaha dore nta muntu uzakiranuka. Imana yumva igize isoni z'uko umuntu usa nkayo, uri mu ishusho y'Imana, Imana ikamugabira isi, atsinzwe. Satani abwira Imana ati ngenda kubwira ngo dore nta proje uzakora n'imizemera. Maze Imana ikora amahitamo abiri, iravuga se ubundi umuntu wamureka n'ubundi ko ari proje ibaye nk'iyanze, uyu muntu nkamureka nkibandana n'abamarayika. Akisanga nabo bigeze bigumura, nabo kimwe cya kabiri kiramanuka, kimwe cya gatatu nabo bagwa inahangaha. Avuga tumva rero umuntu yarampenze, nicyo kintu nakozeho, nicyo kiremwa nakojejeho amaboko yanjye, ndakora icyo bita récupération, ndakirikipera. Kugira ngo umuntu tubone ikiza gutuma acungurwa, nuko tuza kubona umuntu umeze nkawe, wambaye umubiri nk'uwafite, akaba mu isi nta cyaha akora, noneho ikiguzi gisabwa kigatangwa n'uwo nguwo wemewe. Uwo nguwo wemewe yarabonetse, mwene wabo. Niyo mpamvu Yesu yashaka yari kuva mu ijuru atabyawe. Mubyibuke ko niwe wigize kuriya. Yesu niwe wigize kuriya, ntawe bimugize. Hari ikintu bita dawo ni igitabo cy'amasoko. Yugiye mu mapiganwa baguha dawo, ukasoma. Yesu bamuhaye dawo, soma. Kugira ngo umuntu acungurwe, aracungwa n'undi muntu. Acunguwe n'abamarayika ntabwo yaba acunguwe, kuko Satani yavuze ko nta muntu wakiranuka. Babaza mu bizima, babaza mu bakuru. Yesu aravuga ati ngenda. Bati banza usome dawo. Ayisoma. Iri soko kugira ngo uritsindire, urabanza ubu uruhinja. Ati ndemera. Uzamaramo amezi 9 mu nda y'umumama. Ati nzamara. Uri Imana mwibaze kuba Imana iba mu nda y'umuntu, ikabaho igatuza, ikihangana, ntanavuke ku cyumweru kimwe wenda. Yesu yicaye mu nda ya Mariya, kandi ari Imana yicayemo. Mariya yahuye n'ikintu gikomeye. Imana yigize umuntu yicara muri Mariya, igumamo. Ati nzagumamo. Uvuke ati
wonke uzonka uri Imana, wowe uzonka ati nzonka, ube nk'agahinja ati nari muzavuga ko ikigoro kimwe guhita uvuga ati reka da nzavugira ku meza abandi bavugiraho. Uri Dawo byari byanditsemo bazaguheka ujya mu mugongo ati cyane, bakuhagira akabeba ati ujya unarira ati nzarira. Isoko niko ryari riteye, isoko ryo kuducungura. Ugomba kuducungura agomba kugira kamere y'umuntu. Pawulo agiye kuvuga mu bice 2 mu 5 mu Bafilipi, igice cya 2 Abafilipi ibice 2 mu 5 yaravuze ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Nguwo nubwo yabanje kugira akamero akamero k'Imana, ngo ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ibyo kugundirwa. Yari afite amahitamo yo kutaza, ngo yisiga ubusa, ngafata akamero k'umugaragu w'imbata, araganduka yemera gupfa urupfu rubi rusuma ifu zose. Iyo cyatumye Imana imushyira hejuru y'amazina ngahe yose. Kuba Yesu yadupfiriye yarabikoreye, ntabwo Yesu yarabikoreye. Yesu amaze kuza, amanota yo kutujyana mu ijuru, inuta bafatiraho twari buze, amanota yo kutwimura. Ndimo mbwira abarimu abana bari bwimuke, none amanota yo kutwimura ntayo. Mwarimu rero agomba afata amanota yongera abanyeshuri batakoreye. Buriya nta muntu n'umwe gukiranuka kwawe. Tugira abantu b'imfura n'abinyangamugayo n'abavuga neza, muzababwire muti baratubwiye ngo amanota bafatiraho ntimwayabona, birasaba ko Yesu ashyiraho aye. Nuvuga ngo inota zituma tujya mu ijuru ni Yesu ugomba kuryongeraho. Gukiranuka kwawe ngo ni nk'ubushwambagara imbere y'Imana. Haleluya! Gukiranuka kwawe ni nk'ubushwambagara imbere y'Imana. Mwarimu rero umva icyo nagaye abarimu batwigishaga, n'ubundi niyo bayashyiragaho baragendaga. Tuvuge bari bwimurire ku manota 7, none umunyeshuri wa mbere yabonye 4, uwo ngo akeneye angahe? 3, kuko umunyeshuri wa mbere yabonye 4 kandi barimurira kuri 7. Mwarimu yatsinzwe kuko abana bose uwa mbere afite 4, uwa kabiri afite 3, undi afite 2, hari n'ufite 1, hari n'ufite 0, kandi bamutegetse ko abo bana bose bagomba kwimuka. Umva ikibazo kivuka rero. Tubanza kwibuka kutuye mu mibare. Uwa mbere ntafite 4 kandi wakeneye 3. Nifata ufite 0 nkamuha 3 arimuka, ufite 1 nkamuha 3 arimuka. Iyi Imana yaduhamagaye yakoze ku buryo, haleluya, buri wese yimuka. Haleluya! Amaraso ya Yesu, umuntu wese Imana uyizeye, umuntu wese uwo ari we wese, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atagira gute, atarimbuka. Amaraso ya Kristo y'Imana yakubonyeho urimuka. Ubu muzajya mu ijuru kubera amanota yari yarabuze, ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo ibabahera ubuntu kubw'amaso yande ya Yesu. Nushaka ugenda uvuga ko uzajya mu ijuru, ubabwira uti nzajyayo. Uzajyayo uti amanota bafatiraho narayabonye. Wayakuyehe? Ati ayo naburaga. Haleluya! Yesu yashyizeho. Haleluya! Njyewe nshaka gutangaza ko uzajya mu ijuru, kuko ibyo naburaga Yesu yarabyishyuye. Imana yiyunze rero, Yesu yiyunze na se kubw'amaraso ya Kristo, arangije n'akatwunga na se. Yishyuye ikiguzi bimusaba, nibyo cyishyukije cy'uyu munsi. Njyewe nshaka gutangaza kugaragara ko uzajya mu ijuru, singana nashidikanya. Nugera uzajya uzambonayo. Hari uwambye ati ko nabonye urakara, ngo yabonye ndakara, sijya ntegura kurakara. Ntabwo njya ntegura kurakara. Zambwira uti kandi ayo maraso ntagakora rimwe, ntago amaraso akora rimwe. N'uyu munsi agira gute, aracyakora. Nta kindi gihesha mu bisi no mubo mw'ijuru keretse
nizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwoya buhagije amaraso, mbese yabaye. Uyu mubiri twambaye bawita umwambaro. Bawita iki? Umwambaro. Imyambaro yose aho iva ikajya ikeneye kumeswa. Muzi ko mwambaye neza mwese? Rero hore muri imyambaro, impamvu abantu banga imyambaro yera, muzi impamvu bayanga? Igaragaza iki? Umwanda. Rero twebwe rero iyi mibiri yacu ni imyambaro twambaye. Kubera ko nambaye umwambaro wandura, ngeneye kwezwa buri munsi. Uko mpora mesa amashuka, uko mpora mesa amasogisi, ni nako buri munsi ncumura ntadabishaka. Pawulo yavuze ngo nifuza gukora ibyiza bibi bikantanga he. Ariko rero ikintu kinejeje ni uko hari ibyo bita ngo dry cleaner, isoko ya soko nziza yoza iki ibyaha, nsubirayo ntindagarutse. Ntiwabaye ikize, ntiyo niriwe, ntiyo nagenze, ntigiye kuryama, hari igihe nasinzira singaruke, tungijesha amaraso yawe. Ubwo ntibirangiye, kuko n'ibitamo batambaga kera ntibatambaga rimwe gusa. Uko ucumuye uzana intama, uko ucumuye uzana inka. Bivuga ngo uyu mubiri twambaye iyi tuki, muri byavuze ngo bamaze ngo uzareka gusenga ryari. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfa, nibwo nzasezera ibihe by'iki byo gusenga. Kambabwire rero, aya maraso aracyakora, ni ukuri. Niyo mpamvu uzajya mu ijuru rero, njye nzajyayo. Kereka yumbura uti ayo baguhaye yari ayawe warayamaze, ikada njye yanjye aracyakora. Muri byavuze ngo yasokonze izi byaha, nejejwe nuko nenjiyemo. Na n'uyu munsi Yesu aracyakiza. Ndashaka kubatangariza, isoko iracyadudubiza y'igorogota. Tugiye gusoza kuko mumaze umwanya muri hano, bandi bataje ejo ni amateraniro. Nagisho kurara nsubiyeho nkorera, nuko nari mu nama naje kare tukabana mu biterane. Ariko nshaka kubabwira ngo icyo amanota bafatiraho kugira ngo ajye mu ijuru Yesu yanyongereyeho. Ngo nta bindi bisobanuro, ngiye muzansangayo. Wowe n'udashaka kujyayo birakureba, ariko inota bafatiraho ngo ijuru rinyemere, Yesu yaraje aravuga ngo uyu nawe n'umwana w'iki w'Imana. Reka mbaho urugero. Muri Egiputa abantu Imana yabwiye Abisiraheli bati rero gahunda no kujya muri Egiputa, no kuva muri Egiputa tujye Kanani. Nta kindi bakoze, si amaraso gusa, ngo basize amaraso ku miryango. Baravuze ati umva ikintu nakundiye aya maraso ya Kristo. Aya maraso ya Kristo cyangwa amaraso y'umwana w'intama, abantu bari muri Egiputa bagomba kujya i Kanani, barababwiye ngo ntibarebamo imbere, bareba ku miryango. Reba ku miryango barundamwe abantu, gusa bati murundemo n'abajana n'abagaragu murundemo. Mare kurimbura ngo yarebaga hehe? Areba amaraso, ntareba abari mu nzu. Uwiteka umucamanza yamubonye wiki, hari ukuntu anyita iki? Ntuzi kumbaye ni cyaba yabonye amaki amaraso. Indaya Rahabu murayireba. Rahabu yaravuze ati mfite amakuru ko uyu mujyi muzawufata. Ati ko ndi maraya butwi, ni iki mwamfasha simfi? Baramubwiye ati biroroshye, muri ibiciro byo gukizwa Imana yarabihanantuye. Ibiciro byo gukizwa Imana yarabihanantuye ibishyira ku busa. Yaramubwiye ati urashaka ko uzaturana n'Abisirayeli? Ati nakagozi nabone umugozi, ariko ugomba kuba ufite ibara utukura. Baravuga ati tugiye wasanga imigozi antene ya parabolize, imigozi ya internet. Oya, uzagashyira ku idirishya, tuzatanga amatangazo. Mwibaze
batanze amatangazo bati rero tugiye kujya Yeriko, ariko abantu bose mugerayo mugende murunguruka ku madirisha, nimubona ahantu hari idirisha ririho agozi gatukura ntimurebe mw'imbere, mugira gute mwikomereze. Nguko uko dukizwa. Uwiteka umucamanza ambonye w'iki w'amaraso, ntagihita ukiranirwa anyita ukiranuka. Inota ntiribonetse yambonye w'iki zajya mu ijuru. Rero nugerayo uzanshake, nzaba mpari, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Siko umuntu yavuze ubwaza zahamagara amazi n'ayabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nzaba mpari nanjye sinzabura. Mwanyemera ngasengera umuntu waba ushaka nanone ko ayo maraso amugaragaraho. Biroroshye cyane no guhaguruka. N'ufite icyaha gusa shira kuvaho, nta ntama bakubaza, nta ntungura, nta hene, nta n'amaturo. Haguruka mu mwanya wawe tugusengere kino giterane, wasanga Imana ishaka kujya kugarukaho. Niba ukeneye kujya muri dry cleaner, ukeneye kujya aho Yesu yuhagira abantu, ngiye mpagaze hano shaka gusengera, kandi nta kindi kwaturahona amaraso ya Kristo. Ninde uhari ngo tumusengere? Ninde ufite ikintu Imana ishakaho, Imana yamwuhagira kavuga ndumva nshaka Imana imwuhagira uyu mugoroba? Kamabwire ejo bundi kwa turi mu masengesho Igisenyi, dusengana n'umuntu kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu turataha. Twasenganye kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane turataha. Ageze mu rugo saa 9 yumva ijwi rimubwira ngo bwira umudamu wawe n'abana ko ngucyuye. Nukuri yarabasezeye, yaturaho amaraso ya Kristo arataha. Kuko tutazi umunsi n'igihe dukwiye korarana umwanda. Hari n'abaza gukaraba nimugoroba mutashye, hari abantu bajya bakaraba kabiri, karaba mu gitondo na nimugoroba. Niyo mpamvu nuhurira n'ijambo ukumva ijambo riraje rikakubwira ko ufite ikibazo cyo mu mwuka, tukavuge ngo ya ndashaka gusangira umuntu uri kumva twamusengera. Kandi we gutinda uko abantu bakwita nuko bakubona. Mureke twezwe, ntacyo bidutwara. Uhagiwe se bitwaye iki? Ndashaka gusengera umuntu, Imana iguha umugisha. Uriya muntu Imana imuha umugisha rwose, yumvise ko byoroshye. Ngiye gusengera bari abantu babiri Imana iduhaye mu kino giterane, ariko hari n'abandi benshi bari kudukurikirana bari kure, aho bari nabo bahaguruke. Umuntu wese tutitaye ahantu hari n'amazina afite, ahaguruke mu mwanya we. Iyo yaba ari kure utari hano, amaraso ya Kristo yeze ibyaha. Ngura tugusengere hano, nta soni biteye. Ngwino. Niyo mbonye ari umusore ndishimye, kubera ko kamabwire iyo mbonye abasore ndanezerwa. Impamvu nkunda ko abasore bakizwa nuko abangina na base niba gukizwa n'ubundi bazamara kabiri n'ubundi. Ariko uyu nguyu yamara kabira nk'inzoga, yamara kabira sambana, yasambana imyaka 30 imbere ye. Ariko mbonye umujene aje imbere y'Imana, mbwira Imana ntimana we ntubonye umuza ukora igihe kirekire. Tubonye abantu baje rero, kamaze niba rundi usigaye, ntuvuge ngo twihuse. Uramenye utaza kuvuga ngo ariko ngo batihuta nanjye mbaje. Tugutegereza urahari. Hari undi muntu rero ngo tumusengere, mundebere urumuri ushobora gutuma ntareba neza. Hari undi muntu uri hano, mundebere niba ntawe uhari. Niba ntawe rero reka dusengere ababonetse. Reka nsabe nanone abashumba mubarambike ibiganza, amaraso ya Kristo muyabatureho. Ikiguzi cyose cyasabwaga Imana yarakishyuye. Kansabe umushumba Rene ayature imbabazi z'Imana kuri aba bahungu bacu. Munyemerere twongere dushimire Imana, tuyikomera amashyi. Mana yacu ndagushimiye cyane, ndagushimiye kuri umunyambabazi, ndagushimiye amaraso wamennye kandi uyamena kugira ngo uzakwizera wese azabone kugirirwa neza. Ndagushimiye
kubw'aba bana bawe ubyaye bavutse ubwa kabiri, bakaba biyemeje kugukurikira, bakaba biyemeje kuvuga kuri umwami wabo ibihe byose. Ibintu twifuje kandi tunejejwe no kubona wihamagariye abakozi. Aba ngaba bazagukorera, bazaguhamya ibihe n'ibihe. Aba bazakuririmbira, aba bazaguhamya, aba bazagenda amahanga, aba bazagenda hirya no hino bahamya urukundo rwawe. Buzuza imbaraga zawe, Umwuka wawe wera abe kuri bo, ubaye kwirinda, ubaye gukomera, kandi unabatunge, kandi unabambike, kandi unabiteho mu buryo bwose, kugira ngo wishimire ko uyu munsi bakwitabye. Urakoze Mana, natwe itorero twiyemeje kubafasha, twiyemeje kubakurikirana, twiyemeje kandi tuzabakumurikira. Urakoze, turagushimiye mu izina ryiza rya Yesu Kristo, umwana n'umucunguzi wacu. Amen. Amen. Bagiye kubafasha, ngiye kubasaba munyemerere, ntago bibagoye. Imana yaduhamagaye irera, kwera kwayo irakugumana. Natwe twambaye umwambaro witwa umubiri utuma twandura buri gihe cyose. Wasanga n'igihe waziye hano wacumuye, kandi wari waje umeze neza, wacumujwe n'abaririmbye, warebye aya matara ugacumura, ntabwo buri byakwanduje. Ariko turi kumwe n'umugabo witwa Uwera, muhaguruke dusengere kwezwa. Nyeza ngurubu, nyeza ngurubu, nyogesha maraso wavu ye kugira ngo ntungane. Wumva wanduye? Hari abantu bagira ingingo zandura. Yesaya yari umuhanuzi yandura, ngo yari yafite ngo iminwa yanduye. Wanduye? Imana ikweze gute? Mana, turi imbere yawe uyu mugoroba. Kino giterane harimo kwibuka ko ikiguzi cyose Kristo yakishyuye, ariko aratubwira ati nubwo nishyuye mujye muhora mukaraba, kutejwe ntagazabona Imana. Ushobora kuza n'aka kanya, kandi ntabwo waba wihuse. Ibyerekana kuza kwawe byose byamaze kuboneka. None kuko umugeni agomba guhora yiteguye, kuko umuntu ufite ikizinga cyangwa umunkanyari ntagazakanagira mu bwami bwawe. Ducumura dutekereje, umuntu yatekereje gusa akaba aranduye. Umuntu acumura avuze, umuntu acumura arebye. Ariko iri teraniro ubwo tumenye ngo iyo soko y'igorogota na n'uyu munsi iracyakora. Eza abagabo bari hano, eza abamama, eza abapapa, haleluya, eza abasore n'abakobwa, weze n'abari kuri bari kumwe natwe muri kino giterane. Nutureba tutuboneho umugayo, uturebere mu maraso ya Kristo. Nutureba ubona amaraso yakire ku muntu wese hagati muri twebwe muri amateraniro. Mari kurimbura natambuka muri uyu mujyi, abone ingo zirimo abantu basize amaraso ya Kristo, maze murimbuzi yitambukire, kuko hari amaraso ku buzima bwacu. Kandi tugushimiye ko byoroshye ubwo duhagurutse tukabyemera, tubyakira mu kwizera, bigakora mu kwizera, tugatsindishizwa mu kwizera, tukagendera mu kwizera. Ndagushimiye ko amaraso ya Kristo agikora, akeza abanyabyaha, akeza abacumuye. Tutitaye ku gihe tumaze mu rusengero n'imyaka tuhamaze, tubabarire umuntu wese ku mwanya we, umweze kandi umutunganye, umuhe n'imbaraga zo kugira ubwenge wo kwirinda icyaha, kuko ashobora gutugurwa n'urupfu cyangwa Yesu akagaruka. Tugushimiye ko tubabarire Imana mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere nongere mbarushya akanya gato, ko ndi umushyitsi w'iteraniro. Karibu umushumba, igira hino, ngiye gusengera ibyifuzo. Niba mwabisengeye ntabwo nari mpari, ngiye kongera nyisenge. Impamvu ngiye gusenga nuko ndi umushyitsi, nemerewe kubasengera nk'umushyitsi. Umushyitsi abafite manda yaravuze ngo nimujye mu ngo z'abanyamahoro bakabaha ikaze, ntimuzave mutabasabiye iki? Umugisha. Ngiye kugusengera musabiri,
kandi wibuke ko Imana yiyunze n'abantu iniyunga n'ibintu. Niba ari n'ibintu byaba byaranze nabyo birumva, kuko Imana yatunze n'ubuzima, yatunze n'ibidukikije, yatunze n'ibidutunga, yatunze n'ubuzima. Imana yatunze no kwakira ubuzima. Uritane warikiriramo, kuko bwa bwiyunge burimo no gukira indwara yawe, bwa bwiyunge burimo no gufata ikintu kimeze nk'umusozi kikaba ikibaya. Niyo mpamvu nshingiye ku butware Imana itanga nemerewe kugusengera nk'umushyitsi, ngasengera icyifuzo cyawe, kubera ko nacyo kirumva. Indwara urwaye irumva, ikibazo cyawe kirumva. Yemera dusengane nawe. Imana yiyunga ntabwo yiyunze, Yesu ntiyunze Imana, ntiyunze abantu n'Imana gusa, yayunganye n'ibibatunga, iyungana n'ubuzima babamo mu isi. Mpamvu Yesu yavuze ngo simbakura mu isi ndayibarindiramo. Wagusengera kandi ntacyo byagutwara. Ufite ikihe cyifuzo cyihutirwa? Hari icyifuzo ufite cyihutirwa, hayivuga uti bizabe ku wa mbere, ariko none ku wa gatandatu. Hari ibyo ushaka kubikemuka uyu munsi. Imana igirana za urgence. Hari ibintu Imana igikora ikabona bitageze ejo. Moridekayi Imana itamutabara, yari kubambwa, byasabaga ko imutabara mu gitondo. Mana ishobora byose, turi imbere yawe muri aya masengesho, kino giterane turimo cyo kuvuga uburyo Imana yiyunze n'ibintu byose ku bwa Yesu Kristo n'amaraso ye. Twemerewe gusengera ibyifuzo mu materaniro, biri mu rutonde rw'iby'Imana ikora. Indwara iyo ari yo yose, uko yitwa n'amazina yayo nuko bayise n'abo yahitanye, ariko iyo ndwara mu bimenyetso Yesu yasize, yaravuze ngo ibimenyetso bizagendana natwe, ibimenyetso bizagumana n'itorero. Bazavuga mu rurimi rushya, indimi turacyazumva, bazirukana abadayimoni. Ntabwo ari imishyikirano, ndirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Biri muri manda itorero ryahawe, kwirukana imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abakonikoni, n'ibyiyoberanya, n'ibitagira amazina, n'ibitazwi, mu izina rya Yesu. Ndirukana umwuka mubi uwo ari wo wose, umwuka wa Satani, imbaraga z'umwijima, imbaraga za Illuminati, ibizwi n'ibitazwi. Ndirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Biri mu nshingano twawe nk'itorero. Uratubwiye ngo nibarambura ibiganza ku barwayi bazakira. Ndambuye ikiganza muri iri teraniro Mana, ndahamagara ubuzima kuri uyu mubyeyi ngo atuye kuba muzima. Indwara irumva, ndatuye ubuzima ngo atuye kuba gukira, kandi ugakira kano kanya, ugakira tukiri aha, tukiri hano, tugihagaze. Muri byavuze ngo tukiri ku mavi, tukigutakambira, tugihagaze aha. Uyu mugabo nakire mu izina rya Yesu, uyu mukobwa nakire, uyu musore nakire. Kandi nsengeye ibiganza byawe birimo amasezerano. Biravuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. None yarakoze biranga, ndamusengeye rero ngo akiva hano, icyo akora cyemere, icyo akozeho cyemere. Ndurukana amajwi ya Satani, iyo bamubwiye ngo ni karande, ngo ni imivumo. Oya, iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu aba bayicyaremwe gisha. Ibya kera, ibyo bakutumye, ibyo baroze, ibyo bavuze, ibyo bakwatuyeho, ibyo byose bihinduka zero iyo tugeze muri Yesu. Ishingiye ku maraso ya Kristo Yesu, ngo hatuyeho ko Imana igucira inzira. Urabyemerewe. Imana yavuze ngo ubwe azabyikorera, nta cyatuma izina rye ritukwa, ngo azakujya imbere ahataringaniye iharinganiza. Imana ikuringaniza urugendo rwawe. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, iri giterane ubonemo ikimenyetso. Kino giterane dore wihanganye ugejeje rino joro, wagombye kuba watashye. Icyatumye usigara hano, umva nkubwire, kuba ukiri hano no mugoroba n'umunaniro wari ufite ukemera kuhasigara, nsabye ijuru, nsabye Imana, nsabye nyir'ibihe, nsabye nyir'iyi sambu, nsabye nyir'itorero, ngaguha ikimenyetso, agutunguza ikintu utari usanzwe ubona. Imana yawe, Imana waje kureba, ndayigusabiye. Mana, nyemerera ubikore. Umuntu wese uraha abona ibyiza byo kuwa gatandatu. Umva wa Mana we, uyu munsi urarangira mu kanya, uko amasaha agenda umunsi ugiye gushira. Ntiwemere ko umunsi urangira. Uyu munsi hari ibintu wazanye bitagomba gusubira mu ijuru. Ijambo ryawe rirambwira ngo
iyo urambuye ikiganza cyawe uhaza ibiri mu isi byose, uyu munsi wo kuwa gatandatu ntabwo uzagaruka, hazaza indi minsi ukuyemo none. ubwo uyu munsi wo gushira rero twakira imigisha yawe, twatuyeho umugisha wo kuwa gatandatu. ibyo ku cyumweru nabyo bizaza, ariko nyemerera aya masaha ndaze kurangira utabonye ubutumwa bw'Imana ikoze kuwa gatandatu. iyi tariki ntabwo izagaruka, iyi tariki hazaza dukuye mw'iyi ngiyi, twatuyeho umugisha wo kuwa gatandatu.